impamvu abantu bazimye ngiye kuza kuvuga urutonde rwabo bari bavugaga n'abapasiteri barimo ndaza kubivugaho bazimye bagiye barabazimya nuko bageze aho bagera Imana bahawe kuvuga ubutumwa bakabagurira costume bakabagaburira ibiryo ati babambitse blessinze babaguriye amamodokari kumba ubuzima bwabo n'inyenyeri zabo barazizimije ngiye mvuga ibintu bifite n'ibimenyetso kugira ngo wenda nibure abantu badukurikirana bagiye bareba bavuga ati nyamara hariko aba bose barebye bafite ibishakwe bikomeye urumva wamubonye ibi bintu rero abantu benshi kugukoraho byonyine gusa ubugingo bwe guhita babujyana abantu benshi inyenyeri zabo zagize gute zarazi naje gusanga abantu benshi bagiye bajyana ikuzimu ni urutonde rurerure cyane iri yerekwa rikomeye ryo kuvuga ngo nibasenge bafate ibihe biyirize kugira ngo bave mu buretwa bwa Satani murabize abantu benshi bagiye gusengera kwa Masasu kwa Minyone kwa Julienne kwa Gitwaza n'ahandi henshi hatandukanye bamwe muri bo Sugira Steven yego yari umuvuga ubutumwa ukomeye mu Rwanda wabwirizaga mu buryo bukomeye hari ikibwiriza yabwirije ntazibagirwa na 14 cyitwa gukura mu bitekerezo no kwaguka mu bitekerezo ni ikibwiriza yabwirije kibabaza abadayimoni reba Nyirapasika Nyirapasika abantu barabizi amakado yahawe imodokari kwa Minyone n'ibiki byose kwa Julienne hose nta Nyirapasika atagize gute atangize ngiye twarasenga Nyirapasika ari nzahari mbi cyane no ndabirambiwe ateka ubugari ku musozi ndi kubona umwe witwa Benjamin na Patrick barabizi n'abatoka mbare ntago yarahari barabizi niba Nyirapasika dukurikira aduhakanye je nari impebereye neza aduhakanye urumva akiri muri ADPR yarafite umwuka wera taravanga ariko bakimara kumereza amafaranga yanduye nirampano ngo ni imodoka byanduye suri kureba aza ntabwo mwifurije guhomba ariko kubera ko bitavuye ku Mana ari gucuruza azahomba yongera hombane nadasenga ngo yivaneho imyuka mibi sibazimye ubu gifaru ngo ari Mozambique nimwo bamwimukiye ngo ubuni pasiteri yaradefirije na mini yayambara ntacyo byabimubwiye nta kibazo bimutwaye amaze gufatirana amafaranga rero yanduye Evangeliste Joseline ejo muri yagiye Mozambique anashima Imana ngo arashima Imana kubera ko yamwurije indege aragenda mu gihe gitoya mu mwitegara aba yazimye kubera Joseline tujye kuri Zawadi muri ADPR kumuzi kuntu byabimeza gihagaze neza Vestina na Dorcas ira timu yabo hanyuma uwiringiye Imana Theogene icyifuzo bose babireba reba ararume ministre hanyuma ajya kuri Yongwe akiri muri ADPR hari ikibazo yari afite basenge bivana iki mu myuka mibi reba Papa King yasengesheje abantu benshi cyane ariko umuntu wagiye gusengesha wasengeye wese ubuzima bwe buri kuzimu n'impamvu Papa King atarakubitwase ngo birangire ngo anasare mu muhanda Papa King yego bamwitaga Daddy buriya hari inshingano ataruzu ntabwo ibyo yari yemeye yabyujuje neza buriya ashobora no gusara buriya Papa King ni by'agaciro gakomeye kuditama hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David njye mugiye kubana muri kiganiro nkana kiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana umuhanuzi w'Imana umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu Innocent Rungano niwe tugiye kugana mumenyere ko iyo ngiye kugana nawe tugiye kugana ku bintu bidasanzwe ariko nanone ku murimo w'Imana ku buryo abantu baza gusobanukirwa ibintu bari kujyamo muri iyi minsi cyangwa se baza kumva ijambo ry'Imana cyangwa se baza kumva message Imana ishaka kubahereza no ku bantu babuze ibyiringiro bagasubizwamo ibyiringiro ntabatindeye cyane reka nakiri Innocent kugira ngo tuze kubaka umurimo w'Imana cyangwa se natwe tujye gushyiraho itafari ryacu kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere abantu bareke kupfobya Innocent ndakwakiriye murakoze kunyakira Imana wamugisha nkuno buryo usenga reka dutange usenga kugira ngo twiregeze Imana iza kutuyobora mu magambo turi buze kuvuga ntituvuge ibyacu ahubwo tuvuge ku by'Imana itubwiye haba ngewe unyobore mu kiganiro ku bibazo ndibuze kubaza cyangwa se ku byo ndibuze kugusobanuza nawe bwumve neza haba nawe kuri message Imana yaguhaye cyangwa se ku kintu Imana yagushize ku mutima ugomba kubwira abanyarwanda cyangwa se abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa abantu bakunda Imana muri rusange nawe Imana ize kukuyobora ni karibu reka dusenga Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Tela sile bosha inimanda la konda la binimando vila shia binima O rishala bini hai lohori hiya ondi haim nyahai Ila siblanzai lo shim lo hobante la binimanda La si ronde la hude blosha im nahai d'entre des chavonima Ima la chantre be ripo roaba shain mo saidim nahai
ladro venema ndashia konta pili manevo neisa loho minahai liho mingarohi la sile trobini ando kutalabi enevandrol blashain nahai lome endevand amen. Amen. Yego. Mwe kugikazi na kare hano kuri Gonarike Plus. Murakoze kumikazi mandi wo mugisha cyane. Mbere yuko tuganira reka banze ntanga gatangazo kuko tugiye kujya mu kiganiro mu kanya ariko nanone mureke mbabwire. Yego. Dufiteho n'akanya gato k'ijambo ry'Imana mamizi neza ko nkunda ijambo ry'Imana byo nitangazo rya mbere nashyiraho turi buze kubanza tuganire ariko tuze gushyiraho n'ijambo ry'Imana hanyuma ku muntu dukurikiye iyo dusoje ikiganiro umukozi w'Imana mpanatume cyangwa se umuhanuzi w'Imana mpanatume cyane cyane ko nkunze kuganira n'abahanuzi mubwira akaduha nimero ye ku muntu wifuza gusengana nawe akaza gusengana nawe cyane cyane nka Innocent ni umuntu Imana iri gukoresha mu mirimo n'ibitangaza muri iyi minsi ni umuntu Imana iduhaye mu bihe bikomeye ariko nanone byiza aho umuntu yamukurikira ari ahantu hose ikindi gukora subscribe kuri Gonarike Plus no kujwi ry'amahoro kujwi ry'amahoro munyaruke ni channel ya Innocent ni channel acisha ijambo rya buri munsi abantu benshi mugenda munsi ngo Innocent tugende tumugarura ariko ntago byakunda kuko ngomba kuganiriza n'abandi benshi ariko uko Imana dushoboje uko Imana ishoboje uko imushoboje turiyaranje mu bukayi gato tuba dufite tukaganira kandi nizeye ko ibiganiro byacu nanjye na ibiganiro byacu tubibagezaho njyewe na Innocent bigifasha abantu benshi kandi mujye mubyandika ko mudukunda kenshi yo mugeze ati David na Innocent turabakunda namwe turabakunda niyo mpamvu tuba twicaye Innocent ujye bibona Imana wamukize niyo mpamvu rero abantu bankunda ndi kumwe na Innocent ariko n'umuntu Innocent nawe afite channel atambutse ijambo ry'Imana mwanyerukiye mugakora subscribe mukajya mumukurikira buri munsi kuko aho hantu ho ntagahabura buri munsi aba hari kandi atanga ibintu byiza ijambo ry'Imana ubuhanuzi bw'Imana ndetse n'impuguro nyinshi zigiye zitandukanye ni hahantu wagera ukaruhukira mbese ukabonera umutekano cyane cyane ko amacano y'iyi minsi ari kugenda atangaza ibintu bitari byo akazana abahanuzi batizewe njyewe David nababwiye ko ntazigera nza n'umuhanuzi utizewe nubura umuhanuzi wizewe hani wanjye wizeye ko n'ahandi hantu uzabona umuhanuzi wizewe ntago ari ukwitaka cyangwa ngo munyumve nabi ariko njye nizeye n'umutima wanjye n'Imana nkorera nizeye ko nye mpura n'abahanuzi ba nyabo bakenewe muri iyi minsi Innocent karame umeze ute mbomeze neza ndashima Imana uyu mugoroba si mugoroba nje noherejwe n'Imana woherejwe n'Imana reka tubaze twiganirire kuko tugiye kuganira ku bintu byinshi kandi byubaka umurimo w'Imana hanyuma muri mu bihe by'amasengesho kenshi duhura uri mu bihe by'amasengesho bivuyemo bihe by'amasengesho birimo iminsi 3 7 ndajya mu butayu bimeze biti umunsi w'ejo nimbona soje byabihe by'amasengesho nafashe by'iminsi 3 natangiye kuwa gatandatu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri turi kuwa gatatu nabisoje ejo kuwa kabiri nagiye ku musozi nayo nabisoreje ku musozi ku musaraba kuwa kabiri koko njye ku musaraba nagiye yejo nagiye yejo ariko twagira ibihe by the way twagira ibihe abantu mugende mukurikira nk'uyo ku musaraba rwose ndacyafite n'izindi video z'abavuga butumwa benshi ndibuze kubahereza ni ibihe byiza ubuhanuzi mbese ku musaraba ndabahakundishije muze kwakurikira hanyuma Innocent iyi minsi uri kuyibona ute iminsi igoye iragoye ntago ari iminsi isanzwe yego ariko nanone igoye ku muntu ku munyamubiri umunyamwuka ni iminsi myiza cyane yego we hano muri rusange nkawe nk'umuhanuzi umuntu Imana iri gukoresha imitangaza muri iyi minsi umuntu ntuhanura bigakunda yasengera abarwayi bagakira yakurukana inyatsi zigakira umuntu yamugana afite ibibazo bimuremerera adatuje neza ukagerageza ukamuganiriza ukamuha ijambo ry'Imana agatuza umurimo w'Imana yaguhaye uhagaze uti umurimo w'Imana yampaye ndi kuwukora uko ndi kugerageza kuwukora uko yawumpamagariye kuwukora yego ndi kugerageza uko nshoboye nkazamuka imisozi nshoboye nkasengera abantu mu buryo Imana integetse ejo bundi hari uwampamagara ari umupfumu arampamagara umwuka Imana arambwira ngo umupfumu atinyuka guhamagara umukozi w'Imana kugira ngo arebe koko ndi umukozi w'Imana nyine Satani we aragerageza hose ngareba abantu ashobora kuba yaconshomera yabuzabuza akaba yabacucuma cyangwa se kwako nitwacaga ku giti cy'amapera tukakwitamo tureye ikipera rihanuka arampamagara kimara kumpamagara ijwi rambwira ngo uwo umupfumu ashaka kukugerageza afate record ijwi ryawe namara kurijyana ubundi nagutesha umutwe bitamubwira ati urampamagaye ariko uri umupfumu nuko Imana arambwiye ngo uhinduke kuko nudahinduka igihe usigaranye ku isi ni gitoya ubwo rero nahisemo message Imana yampaye ahita atinya cyane ahita kupa nyandikira message arambwira ati
none koko ibi bintu kwisi bimenya kwisi bimenya ari ubwa mbere muri nimero yanjye ndamubwira Imana yacu ntabwo ari impumyi hose irareba haba nijoro haba ku manywa igihe cyose Imana irareba uretse nibi bigaragara mu maso no mu mutima Imana irebamo aratinyira avuga ati none se ko nshaka kugira ngo tuzavugane tuzahure muko Imana arambuza aravuga ngo oya ubyihorere tazagufatira gafatira inyenyeri yawe hanyuma umwihorere nibishoboka nzakubwira igihe kirimo ko mwahura igihe cyanyacyo mbese igihe cyanyacyo cyo guhura ko ari igihe guhura n'umuntu mu gihe kitari cyanyacyo kitari mu mugambi w'Imana mbese kitari mu mugambi w'Imana kandi ari abantu bakora ibintu bitari mu mugambi w'Imana bakahita bishaka bakavuga tereka ngende bagahita bamuhamagara ngo ngwino dusengere ngwino ubwirize hano agahita agenda reka turaza kubigarukaho ati ngwino dusengere yego ngwino tubwirize hano ukahita ugenda utabanje kubaza Imana utabaje Imana ngasenge na kabiri hari akantu numvise Imana nikubwira ikintu ngo uzagende izagusanga mu mwanzuro ngo Imana nikubwira ati nzakubakira inzu ngo uzagende nyine uzagenda urambagize ikibanza Imana ngigusange mu mwanzuro nta mafaranga ufite ati Imana izagusanga uri gusengera icyo kintu kuko uko na kera uri muri Mose uburyo Imana yamutumye kwa Farawo yasabye ibimenyetso yasabye kimwe asaba bibiri asaba bitatu asaba bine Imana iri kubikora abona kugenda urumva na Farawo ubwe kugira ngo yemere ko ari Imana ku itangaza cya 14 niho yemera avuga ati ni Imana rero hari igihe ushobora gusaba ikimenyetso kimwe wamara gusaba ikimenyetso kimwe wagira ugasanga nabo bari kugikora ubwo se utasabye ikindi byagenda bite ariko mu byo bimenyetso bine Mose yasabye hari icyo inkoni ye yahindutse ihagarara iminota 7 yahindutse inzoka itoragura zazindi kuko nabo bari bazanye inzoka ariko izo nzoka Imana imuhisha ko iyo nkoni Mose afite yahindutse inzoka iraza kumira inkoni zande za Farawo inzoka za Farawo ubwo rero we Imana inagutumye yego ikubwira byose ariko igasiga password kugira ngo utagenda wiyemeye mu buryo bwose bushoboka kuko akimara kugera yagiye avuga mu nzira irambwiye ngo dore ikimenyetso cya mbere ahita akubita inkoni hasi yego ihita ihinduka inzoka no bavuga ngo ibyo biroroshye natwe turazifite azana abakonikoni nabo bakubita hasi zihinduka iki inzoka Mose aravuga ati noneho karabaye yamana yampemukiye yashutse ariko Imana iyidutumye itubwira ibyo dukoresha ariko igahiduhisha password yuko biri bubigenze aho ngaho rero niho tucanganyikirwa twabati ati ni ukuri noneho Mana nubikora Mana nzagushima nk'Imana ikavuga ati ngewe nzakugira neza nzakubakira inzu nzaguha amamodoka ariko ikaguhisha ahantu uzakura amafaranga wowe ugasenga ukizera kuko ihise yakubwira uwo mwanya uhita ujyayo noneho ukajya nko gukora akazi wagapingaga ukajya wenda urugero ukajya nko gucuruza amata Imana ikagweramo umugisha ukibaza ati siko nagiye gukora ntasuzugwe kandi Imana yambyenye izampa imodoka bizagenda gute ugakora akazi k'amata kandi nikaba akazi Imana izagweramo iki umugisha noneho ukamara ukwezi ugakora ku kwezi kwa kabiri hakagira ikigo kikubwira ati rero ujye utuzanira litiro 800 ku munsi ahubwo kamara umwaka ubicuruza mu mwaka wa kabiri tubona isoko rikuvuga tuzajya uzana litiro 800 ku munsi uzagira warananiwe utangiye kuvuga teka mbivuyemo aho ngaho ikintu Imana yavuze Imana ikubwira ngo orora inkoko cyangwa se orora imbeba zizavamo ifamu y'inka uzabikore zorora imwe ibyare nyinshi cyangwa se worora imwe ipfe ejo ujye kugura indi nayo ipfe ku mewe ya 20 ivemo ifamu y'inka bizashoboka kuba wajyageze rimwe bikanga bivuze ko ubwa kabiri byakemera erega gushaka rimwe wiyoboye bikanga bivuze ko ubwa kabiri nusenga Imana itazaguha amahirwe akomeye aruta ya mbere ariko nkunda abarokore by the way abakore tuba dufite kwizera komeze nk'ubusazi binatanga amahoro dusenga bitanga amahoro n'ibintu bimeze nk'ubusazi hanyuma ino reka noneho twitangira ikiganiro cacu Imana yakubwiye ati nashimira abantu se buri natashima abantu reka dushimire abantu byagenze gute rero kugira ngo dushimire nanjye ndashimira ndashimira abantu hari umuntu ambwiye ati nose kuri cya cyifuzo cyawe ndakugura nubwo kamera ntayibona kimwe natanze ejo bundi yego Imana iguha umugisha yego yavuga ati ngenda kugura mikrofone nziza fungura umugisha yego undi aravuga ati abandi baravuga ati
turashyiraho gutya na gutya hari amaze kunyereza amafaranga Imana bamugisha si ibanga mwashyizeho 5 ndashyiraho 5 wow Imana bamugisha nyine ntabwo ubundi umuntu w'Imana ntabwo ni ngombwa kumushitura ahubwo we arareba n'umwuka Imana ugakora wamara gukora akavuga ati ngomba gukora ibi ngibi rwose si banampamagaye niba bati turabikoze si banampamagara babikoze bataguhamagaye uko wakorera umugisha tibanampamagare ariko nasenze Imana ivuga ngo Mana kuko uri Imana ishoboye byose banyereka nanjye mbasabira umugisha yego hanyuma rero reka nanjye mbivuge gutya nanjye abantu ntabashimiye cyane ko mvuga ijwi rikumvikana we nanjye kashimire nanjye ndashimira abantu ko mvuga ijwi rikumvikana hanyuma ku bantu batazi icyo twe twavuze ubushize Innocent afite ijwi ry'amahoro ariko nta bikoresho afite njye nagize amahirwe mbona ahantu dufaranga ngura ibikoresho kugira ngo ntangire uyu murimo ariko na Innocent nawe ashaka kugira ngo agire ibikoresho kamera microphone itara ryo mu nzu se n'ibindi byose bisabwa machine se laptop bivuze ngo tukeneye kumutera imbaraga kugira ngo nawe ajye atambutse ivuga butumwa yisanzuye ijwi rigaragara ryumvikana neza ishusho rigaragara neza kandi no mukamubona uko mushaka ku munsi mushaka kumubona gatatu byakunda na stream live bya binavuga ngo utambutse live nabyo byakunda ariko burya abantu umuntu ubukire bwa mbere ni abantu kandi umuntu ni abantu nta muntu ubona umugisha atawukoreye umugisha si impano ahubwo umugisha barawukorera numva rero twasapotinga Innocent nimero tuzaza kuyishyira inyuma sibyo Innocent tugusapotinge rwose tubone ibikoresho nje mu gihe nta kwakiriye abantu bagiye wabo bivuga butumwa bongere ninge nakwakiriye bavuga ati dukumbuye David bongere baze bandebe nanjye mu bivuga butumwa twakoranye numva bizaba ari ibintu byiza kandi abo bantu nanjye ndabashimira niba bankurikiye mwabantu nanjye ndabashimira nka David kuba mwaranyumvise niyerekwa nagize ntago ari igitekerezo cya Innocent ni igitekerezo cyane ninjye w'iki wakigiriye navuze ngo dushigikire Innocent je ntago buri ngenda senga iyo nkeneye ikintu ndasenga ntago mbwira umuntu ndasenga Imana igacishamo umuntu kuko Imana yagucishijemo kugira ngo uze gutanga iki gitekerezo Imana igushigikire njye nabisengeye kandi nkomeje kubisengera rero Imana igumugisha ntabwo kwerekwa ari ugutitira ahubwo kwerekwa ari ukuntu Imana ikoresha umutima w'umuntu akareba kure Imana igumugisha Imana iragukoresheje kandi ntago wabana n'abahanuzi imyaka ingahe ngo bebwe kugira iyereko yego hanyuma rero reka twikomereze mu kiganiro cyacu dutangira ikiganiro urakoze cyane yego ni karibu ariko David mwuka Imana yaje kunyagura mu buryo bwose bukomeye anyereka ku mpande enye zose z'isi by'umwihariko anyereka iniwacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ariko ndaza kuvuga iwacu mu Rwanda kubera ko ariho hari abanyamasengesho benshi kandi abantu bafite ishaka n'inyota byo gusenga murabizi ko mu Rwanda iwacu dusenga kandi turasenga pe turasenga no dukunda gusenga handi umuntu ashobora kukuvuga bya bintu byo bavuga ngo Imana y'irwa handi gataha Rwanda nibyo kuko nkunde sinzi n'undi muntu wavuze ati umunyarwanda iyo asenze Imana imwumva vuba n'ukuri kandi koko icyo kintu n'ukuri Imana y'umunyarwanda w'Imana itazumva vuba azaba yarirangayeho n'ukuri turasenga pe ariko nanone harimo n'abandi bantu nkuko Imana yagiye kunyereka rwose bagaragara ko basenga ibi ngibi ndaza kubivuga wenda uko nabwiwe kubivuga hanyuma nshiro nibihamya n'ibimenyetso birazwi ko abantu benshi abapasteri hari n'abahanuzi benshi bagenda gucirisha imbaraga z'umwijima ibi ngibi ndabivuga umunyamwuka arabyumva n'umunyamubiri nawe ureba kure araza kubibona arabyumva uretse umuntu ugihumye ugifite amaso ahumye Bibiri avuga ngo niyo wakoma ingoma mu gutwi kw'intumva ntabwo yakumva ashobora kwirukanka akavuga ngo ibyo uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva kubera ko nyine umwana wo kurimbuka icyo wakora cyose ariko umwana w'ubugingo niyo wavuga rimwe gusa niyo bari mu byaha karuta nubwo yaba ari mu byaha bimeze gute yakumva icyo uvuze akajya agaciro akavuga ngo nibyo agasaba imbaraga Imana zimuvana mu byaha kugira ngo abashe kunesha no gutsinda rero ibugande ni indiri y'abadayimoni ubwo Imana yaje kunyereka ni indiri y'abadayimoni y'abantu bakoresha imyuka mibi simvuze ngo ni bose almost of the all ntago mvuze bose ariko ndavuga bamwe bake muri bo bakoresha imbaraga z'umwijima n'ubundi ntabapfira gushira yego
kandi hari 7,000 bitarapfukamira Bali Imana yasize ku isi kandi mu 7,000 bitarapfukamira Bayali ni ukuri kw'Imana ari bihamya neza David ntago ndapfukamira Bali kandi ntarubwo nzigera nyipfukamira nzarinda mpfa mvuga Imana nzapfa ntapfukamiye Satani n'abadayimoni n'abambari Ega icyo kintu nushaka ureke kukirahira cyane n'abantu badukurikira nanjye ubwanjye burya abantu badukurikira ni abanyabwenge barareba ntago wapfa gukurikira umuntu gutya nk'intama reka baragukurikira mu minsi mikeya hashira indi minsi bakamenya ukuri bakakuvaho kuko abantu ngira maze kurabona abantu badukurikira ni abahanga cyane bazi kureba umuntu uri mu mwuka w'Imana ashobora no kwicecekera akakureba akicecekera ntavuge ariko buri munsi ugahora akurikira ibintu byawe urumva akamenya ko uri igisambo akamenya ko uri umukozi w'ibibi akamenya ko ukoreshwa n'imyuka mibi akakumenya akakureba bajya babimbwira ngo reba kana akakoresha imyuka mibi yego hanyuma rero hari abantu benshi bagenda bafite imbaraga ziri expired zijya zirangira zigera igihe kikarangira ariko abo bantu batwaye abantu benshi kuzimu uko Imana yarabinyeretse anakomeje yamate kugenda mbivuga byanashoboka nazenguruka isi mbivuga ariko indiri y'abadayimoni ibugande ni indiri y'abadayimoni umuntu wese ukeneye imyuka mibi ajya ibugande akayizana mu Rwanda mu matorero niyo mpamvu inkoni y'Uwiteka yaje insengero zimwe zigafungwa nubwo hari izindi zikoresha imyuka mibi ariko Imana yacaga akavuyo buri mubyeyi wacu Imana imuhereza umugisha wemeye ko yatanziye koko insengero zitujuje ibyangombwa zifungwa Imana imumugisha cyane naje gusanga abantu benshi bajyana ikuzimu ni urutonde rurerure cyane ngo abantu bagiye bajya ikuzimu noneho nabo bajyana ikuzimu kandi abo bantu bajyanye ikuzimu bahembendesheje udufaranga murabizi ko hari umuhanuzi w'Imana yatumye kuri Robowamu mu bami ba kabiri I think ndaza gusoma Imana yabwiye ngo nagende avuma igicaniro amaze kujya Imana imubwiye kujya kuvuma igicaniro arakivuma umuhanuzi arababara Rehobowamu arababara arangije aravuga ngo ntabwo byumvikana ko yavuma iki gicaniro uyu ni umuhanuzi w'Imana Imana yari yohereje ni Robowamu yego bavumye igicaniro none Robowamu arababara amaze kubabara aravuga ngo ntabwo byumvikana ko yavuma igicaniro kandi Imana yari imutumye arakivuma birarangira hari umuhanuzi rero nawe yahise akoresha kuko Imana imutumye aramubwira ngo ntuzaryeyo ntuzanyweyo ntazagenda ikintu na kimwe uzakorerayo ariko ndagezeyo ikintu yakoze amaze kuvuma igicaniro yafashe yuri indogo asubirayo kuko Imana yamubwiye kugira ngo Imana imuhane hakoreshejwe undi muhanuzi ajyayo aramubwira ngo nanjye ndi umuhanuzi ryanywa arangije aragenda aramubwira nanjye ndi umuhanuzi garuka asubira hakurya ahantu Imana ageze gute yamubujije yamuhaye kujya gutanga message ariko ntiyamubwiye kuryayo no gufata ibyahawe biturutseyo ariko agiye gutanga message kuvuma igicaniro gusa akitahira uwo ndi umuhanuzi aragenda avuga ngo nanjye ndi umuhanuzi irambwiye ngo rya nywa ariye anaranywa uwo muhanuzi yiciwe mu nzira n'intare zaramushwanyaguje ariko indogobe yari yagiyeho irasigara urumva bivuze ngo rero hari abantu Imana yatumye kuvuga ubutumwa bwiza ku mpande enye zose mwana macaci ndaza kuvuga n'abapasiteri ndaza kuvuga bamwe na bamwe none mvuge n'urutonde rw'abantu bajyanye kuzimu bakazima burundu bamara kuzima ubuzima bwabo bukagenda nabi n'ubu ngubu guhaguruka byakomeje kwanga guhaguruka ngo wongere basubire mu rugero rwiza rw'ivuga butumwa ndaza kuvuga urutonde rwabo hari n'abandi Imana izamishura wenda nkagaruka nkabavuga hanyuma nk'abantu itangazo ryo kuvuga ngo iri yerekwa rikomeye ryo kuvuga ngo nibasenge bafate ibihe biyirize kugira ngo bave mu buretwa bwa Satani uzi ko umuntu ashobora kubwiriza ariko aziritse ari mu maboko ya Satani akabaza ngo ari kubwiriza kumba ari mu maboko ya Satani Imana itamureba abo bose rero barahari abo bahanuzi uwo muhanuzi rero we yamaze kurya intare iramwica mushwanyaguza birarangira muri iki gihe rero banarahari nabo yego bagende bakabwiriza Imana ikabatuma ngo mugende mubwirize bagera bakarya bakabaha amafaranga hanyuma amaze kurya no kurya amafaranga no kurya byose birangiye
bikaba nk'isezerano bagiranye hagati yabo n'abadayimoni kuko bariye ibyanduye ibyaterekerewe ibyavugiweho imihango kandi barahagurutse ari bazima Imana yarabatumye ari bazima bagera bakabagurira ikoti ryatongereweho ryavuye mu myuka mibi bakarya inyama zaterekerewe nese wakibaza impamvu Saduraka na Meshaki na Abedenego bageze i Babuloni bavuye mu babanyegano bakagira i Babuloni bakavuga ngo ntago turarya ziriya nyama zabo ntiturarya amafi yabo bateguye meza timbo kubera iki mudutekera ibishyimbo n'amamininwa nibyo tuzarya kubera iki ntabwo ibyo byari bitongerewe ariko inyama z'ibwami imiceri amapirawu y'ibwami amafiriti y'ibwami bamanzaga kubijyana kubigirwamana bakabishiramo imyuka mibi abandi bakabirya rero bo barabimenya barabyanga impamvu abantu bazimye ngiye kuza kuvuga urutonde rwabo bari bavugaga n'abapasiteri barimo ndaza kubivugaho bazimye bagiye barabazimya nuko bageze aho bagera Imana bahawe kuvuga ubutumwa bakabagurira costume bakabagaburira ibiryo ati babambitse bababresinze babaguriye amamodokari kumba ubuzima bwabo n'inyenyeri zabo barazizimije burundu bari kwishimira iyo modokari ari kwakira yego akishimiye costume ari kwakira akishimiye high table yicayeho ari kwakira yo mu rusengero akumva n'icyubahiro cye akumva we kwarimo kandi Imana yamuzamuye kandi yahagurutse neza kandi yahagurutse neza Imana yamutumye kujya kuvuga ubutumwa ahantu hose kuko ubutumwa tuvuga ntabwo tuvuga mu bantu bakijijwe gusa tuvuga mu bantu badakijijwe kugira ngo baze kumenya Kristo hanyuma Imana ikabohereza mu bantu bataramenya Kristo bari aho ngaho hanyuma bamara kugerayo bagasanga bateguriwe ibyamaze gutongerwa n'amasezerano bafitanye n'abadayimoni kubera ko bari abapasiteri bafite urutonde rw'abantu bazajyana ikuzimu nimba ari 600 kugira ngo amasezerano yubahirizwe bagomba kujyana abahanuzi 600 byanga bikunda ayo niyo masezerano kugira ngo amasezerano yabo abe success abe nsinzi nyine abe yarangiye abe yagezweho abantu rero ntibabyumva umuntu wese utangiye kuzamuka kurebwa hejuru mu 50 uwo nguwo ari ku rutonde Satani ahita avuga ati uyu muntu mumunshakira kugira ngo bahite bagira gute bamuzimya uzanabire ndaza gutanga wenda kuntu Imana yaje kubimbwa ndi kubaho ndavuga systeme abadayimoni bubatse bari kugenda batwaramo abantu twe nitubimenya ahubwo twavuga ati ni ikindi kirere bagezemo ni ikindi kirenga bagezemo ni ikindi kirere bagezemo kandi ikirere cy'Imana ntabwo gituma umuntu azima ahubwo gituma umuntu arushaho kugira gute kwaka yego sibyo nibyo ndaza kuvuga rero ugasanga rero utu dufaranga bateza abantu bari gutega abantu ngo ngwino ubwiriza bakamutega envelope ngwino ubwiriza bakamutega inyama n'inkoko bitikaranze hari byatongerewe bigatuma bazima burundu hanyuma rero murabizi abantu benshi bagiye gusengera kwa Masasu kwa Minyone kwa Julienne kwa Gitwaza n'ahandi henshi hatandukanye bamwe muri bo abo bashumba hari n'abandi benshi ndaza kuvugaho abagiye kubwirizayo bose bagiye bagira gute bazima urugero manaje kumpereza urutonde Sugira Steven yego yari umuvuga butumwa ukomeye mu Rwanda wabwirizaga mu buryo bukomeye hari ikibwiriza yabwirije ntazibagirwa na 14 cyitwa gukura mu bitekerezo no kwaguka mu bitekerezo ni ikibwiriza yabwirije kibabaza abadayimoni intebe y'abadayimoni iranyeganyega Satani rahunga abantu benshi barakizwa dayimoni aravuga ngo uyu muntu ndamushaka mpaka mukubise hasi ako sesugure na Esther hehera ubu yarazimye ntago twamubona no gusenga byaramunaniye ntaga gisenga byaramunaniye sugira Esther hehe Esther yarazimye abantu wenda nyaboneka ndakwinginze unyumve neza ibi bintu ndimo kuvuga ntabwo ari nkangira kubivuga ahubwo ni Imana yaje kubihishura kugira ngo abantu benshi noneho bazajye bajya kubwiriza mu matora atandukanye bajye bajya kuvuga ubutumwa tibemerewe kuryayo no kunywayo n'amakositime babambika n'imyambaro babambika nayo mamahano babambika babaha atasengewe nibyo biri gutuma abantu bazima Sugira Steven yarazimye icyo ni ikigero cya mbere cyoroshe kabiri yego Pastor Theogene Imana imuha iruhuko ridashira imuha ubugingo Pastor Theogene ni umuntu abantu benshi baravuga ngo nyine ariko mu by'ukuri yahagurutse mu gihe cyiza ariko atangiye kujya mwara amadini yandi ajya kujya mwara amadini yandi niho yatangiye kugira gute guhura n'ibyago bikomeye kuba yatangiye gukora impanuka akaguru ubyibuke yakoze impanuka akaguru karacika buri Imana irimo igira gute imuburira urumva irimo igenda imuburira Imana imuhereza irukoresha ndashana gutira umutindeho ariko urabizi ko irampanuka akora igihe apfa
nicyo gihe Satani yamaze kwanzura ko agomba kumutwara. ariko birabya byahanuwe oya na Pasika we yamuhanuriye avuga ngo agiye kujya hanze agiye gutera imbere agiye kugira ngero nari ndimo icyo gihe ndimo icyo gihe nari ndimo nyamara navuga ngo ugiye kujya muri Amerika ugiye mu byibuke ugiye kujya muri Amerika ugiye kugira amafaranga menshi igihe bihanura gutyo hadashize amezi 3 ubwo Pastor Theogene yagiye yakiriye abashitsi baturutse muri Amerika baraviramo Bugande aravuga ati ngewe reka mfate imodoka ngiye kubifatira none ninjye bigira gute urabizanira mu kugenda ajyayo mu kugaruka nibwo imodoka none sika abantu bahuje babuhanuzi bwa nyira Pasika bakavuga ngo yihanuye urupfu rwa Theogene ntagaro yamuhanuriye amafaranga bongera bere ikiganiro neza yamuhanuriye amafaranga no gutera imbere no kujya muri Amerika urumva rero Imana ivuze ikintu ntago Imana igira confusion yari kumuhanurira akamubwira ngo wenda irambwiye ngo uri umushitsi ahangaha ari kugiye iwanyu iwabo wabezera ni hehe ni mu ijuru ibyo byari babyumvikana kandi Imana ibyivuga ntago Imana ibyivuga ngo gusezeranya amafaranga umuntu wese ukoze neza agasenga Imana mu muco mwiza Imana irayamuha ndetse n'abadasenga barayagira kanswe ariko iki Imana ishize imbere kuruta ibindi byose ni ubugingo David yego ubwo rero bizi ko byahise bigira gute birangira kwa Mignone murabizi ko najyago cyane kwa Julienne ko najyago cyane kwa Masa bundi ahantu iratembeye ahantu yabwirije ni he abantu benshi barabizi ubugingo bwo urabizi kuntu bagize gute babujyanye reba nyira Pasika nyira Pasika abantu barabizi amakado yahawe imodokari kwa Mignone n'ibiki byose kwa Julienne hose nta nyira Pasika atagize gute atagize ngiye twarasenga nyira Pasika ari nzahari mbi cyane hano ndabirambiwe ateka ubugari ku musozi ndi kumwe n'umwe Benjamin na Patrick barabizi n'abatoka mbare ntago yarahari barabizi niba nyira Pasika dukurikira aduhakanye je nari impebereye neza aduhakanye urumva akiri muri ADPR yarafite umwuka wera taravanga ariko bakimara kumereza n'amafaranga yanduye nirampano ngo ni imodoka byanduye suru kureba ntabwo mwifurije guhomba ariko kubera ko bitavuye ku Mana ari gucuruza azahomba yongera hombane nadasenga ngo yivaneho imyuka mibi atangiye kujya mwazira nsengero agahita ava muri ADPR akajya hirya hino yarazimye nyira Pasika ntaga kimeze nyira Pasika ntago ari wa muntu wa kera nkuko twamubonaga ntago ari wa wundi wa kera kubera iki bwa bufaranga bamuhaye n'impano bamuhereza n'ibiki byose byatumye azima igifaru Mamarioneri yego Mamarioneri sibagendanaga cyane impano bamuhaga n'ibiki byose babatembereza mu maserera bajya kurya n'ibiki byose bakabakirizaho ibyo bamaze gutegura ariko byanduye b'imbaraga z'umwijima sibazimye ubu gifaru ngo ari Mozambique nimwo bamwimukiye ngo ubuni pasiteri yaradefirije na mini yayambara ntacyo byabimubwiye nta kibazo bimutwaye amaze gufatirana amafaranga rero yanduye ubu yahisaba nk'umusazi ariko akabazi ngo ni muzima ariko umwuka yarasaze byararangiye yagiye kera si yazimye Evangeliste Joseline ejo muri yagiye Mozambique anashima Imana ngo arashima Imana kubera ko yamwurije indege aragenda mu gihe gitoya mu mwitegara aba yazimye kubera Joseline yego uramuririmbyo Holy Nation tutangiye kugenda tumubura gakeya bamwitegereje tutangiye kumubura gakeya yajyaga abwiriza mu minsi yashize mu mezi yashize ubu ngubu atangiye kugenda agira gute azima izo ngero zigenda zigira gute zifatika reka dukomeze tujye kuri Zawadi muri ADPR kumuza ukuntu byabimeza gihagaze neza yego aho yatangiye kujya kwa Mignone ajya kwa muri Zani Temple ajya hehe kwa Julienne ajya hehe hose marabize kuntu yagize gute yagize gute kuzima bigira ragiye no gupfa ariko ngo yarakize ariko muzi ibintu ari kugira gute ari gucamo kubera bari amafaranga bagiye bagira gute babahereza n'ibiryo bikire gute biterekereye umuntu bahise babihereza inyenyeri bahita bayizimya gusenga bikamunanira no kwiza bikagira gute bikamunanira Vestina na Dorcas ira timu yabo bajya kuba babatumira ati muze mubwiriza hano muze muririmbire hano muze kuntu byabagende babahereza ngo bari impano ngo babageze gute inyenyeri yo kurimba ikagira gute iri kugenda izima abantu muri kujya gute murabibona nyine hari ibintu abantu batahita babona ngo babitekerezeho ariko ukuntu abana bari bameze mu minsi ishize bagenda babitekereza ariko uyu munsi bameze Vestina ari muri Canada wenda ari muri Canada yego nta nubwo ADPR ashobora kongera kuyisubiramo Dorcas nawe ari mu Rwanda ariko nawe agiye kujya muri Canada byo ndabizi na makuru mfite yuzuye
abo ngabo ni ibimenyetso bifatika kuntu bagenda bakira impano zitandukanye Yego. zanduye bagenda bazima. Hanyuma Uwiringiye Imana Theogene icyifuzo Theo bose babireba bose babireba. None se akimara kujya mwari amatorero, akimara kujya kwa Minyone, kwa Kabanda, kwa Julienne, kwa Ndi no kwa Masaso heza avuga ubutumwa bamereza zira mpano mbere bakimereza impano zisengeye yabisengeye hari ico yabaga igikundiro si cyari gihari si yajyaga he hose akagira gutya akagira ariko akimara kwakira zira mpano zose kuntu byamurigendekeye Theo murabizi ubu ngubu n'urwungi yagwikubitira urwunge oya ntago twabyemeza cyane kuko yasabye imbabazi David ngarebe ko yagaruka ariko ntago bigenda neza nkuko byakwiye kugenda gukorana n'abari abantu bose aba bashumba bagenda i Bugande bakikubita bakagaruka bamara kwikubita bagarutse bakagirana amasezerano n'abadayimoni n'imyuka mibi gusenga birakunana no guhimba indirimbo nshya bikanga indirimbo z'umwuka birangira byanze Theogene se aracyagaragara icyifuzo aracyagaragara Theogene nta kigaragara cyane ifite igikundo nk'icyambere vuga ikintu ntago turavuga ikintu abantu nabo babona nawe niba udukurikiye uza kutunyomoza nawe abirebe uza kutwandika muri comment ubwiye ati nyamara bimeze gutya nubwo mwavuze gutya ibi ndabyizeye nukuri ndabyizeye mu birebe sibyo hanyuma twongeye turebe yego twongeye turebe none se buriya aba bantu bafitanye amasezerano akomeye n'abadayimoni nuko twe abantu wenda basa nkaho babireba sinzi iyo bari kureba pe reba RRM ministre RRM ministre kundu yagendaga hirya hino ubu yarazimye na ministries nanayikundaga yajyaga indirimbo nziza nakundaga pe kubera kudasenga ngo bako bagakurira mu maranga mutima bakagira ando bakabagaburira ngo babahaye impano bagize gute ariko byanduye ntibabisengere ngo bagere n'amayerekwa y'ahantu n'ibyo bari kubaha ngo bamenye ayo yose yagiye yigira gute azima hanyuma ajya kuri Yongwe akiri muri ADP hari ikibazo yari afite nta kibazo yari afite Yongwe ubuzima sigwa bumeze neza cyane ubu ngo yibereye Uganda hungu bari Uganda cyakora afite hari itorero arimo guse afite nyine ari kugira gufonda ariko ubuzima bigize gute bimeze nabi kora gukorana n'imyuka imyuka mibi none se nta muntu wakoze bira bintu ngagira iherezo ryiza ni iherezo ribi gusa basenge bivaniki mu myuka mibi reba Papa King yasengesheje abantu benshi cyane ariko umuntu wagiye gusengesha wasengeye wese ubuzima bwe buri kuzimu n'impamvu Papa King atarakubitwa hasi ngo birangire ngo anasare mu muhanda Papa King yego bamwitaga daddy bamwitaga daddy buriya hari inshingano ataruzu ntabwo ibyo yari yemeye yabyujuje neza buriya ashobora no gusara buriya King Papa King ndetse uzabireba nyuma ye uzareba bizamubaho nyuma ashobora no gusara sibyo byo rwose niko bimeze King yavugishaga amadayimoni akayavugisha ntabwo ari abadayimoni urumva ntabwo Imana afata umunuzi yongiye umurozi yongiye David urugero kanze nkwereka uyu mupasiteri hano yego njye mvuga ibintu bifite n'ibimenyetso kugira ngo wenda nibure abantu badukurikirana bagiye bareba bavuga ati nyamara ndagabanya amajwi ho gato kanze ngabanyo okay yego nyereka turebe kansire tablo reba hano egeze imbere gatoya wese tuyereke neza kada dutangire tangira urabona mbene ibi bintu hari ba Mana ivuga barabikoresha ba Fisto barabikoresha ba Papa King ba Rugagi barabikoreshaga tangire gatoya noneho yego ba Fisto barabikoresha ba Mana ivuga barabikoresha ba Rugagi barabikoresha ariko aba bose barebye bafite ibishakwe bikomeye urumva wamubonye ibi bintu rero abantu benshi kugukoraho byonyine gusa ubugingo bwe guhita babujyana abantu benshi inyenyeri zabo zagize gute zarazimye sibyo muka w'Imana Yesu nta muntu yigeraga akoraho yarategekaga gusa kandi gukubita umuntu hasi gutya sibyo bivuze ngo ubwami bw'Imana ngo buri murimo ngo imbaraga z'Imana zewe murimo nukuri oya naza no konga kukabereka neza cyane kurusha uze kukabereka neza nukuri buriya abantu benshi bari kuzimu benshi bari kuzima ariko ntibagira gute ntibazi ibyo bagize gute ibyo bari Aniseti ntiyavugaga Imana neza Aniseti ntazimye Hajye kwa Minyone ntubizi kunde byaga bimeze Aniseti we Aniseti uri he Aniseti twandikire ariko twandikire Aniseti ari he Aniseti uri he hazimye zira mpano babahereza zira mpano ni ibiguzi by'inyenyeri zabo bafite bagenda bakoresha zigahita kugira gute zigahita zizima urumva ubu ngubu Satani gahunda afite niyo gufata umuntu wese utangiye kuvuga Imana neza yego bagahita bamuzimya
kugira ngo ubwami bw'Imana bakamushukisha twatuntu dukeya kuvuga ku cyaha amagifuti bikarangira ahindutse akavuga ngo ngizabatabara izadadobagiza mwagira gute umugambi w'Imana ntuhinduka mwakora ibi mutakora ibi umugambi w'Imana ntuhinduka urumva ariko mu gihe babwirizaga icyaha ko kwambara ubusa ari icyaha kugenda kugaragaza ibibero byawe ari icyaha kuko bikurura abadayimoni bamarariye abantu ugacumuza abantu ibyo ngibyo ni icyaha noneho bakazirura bakaza kubwiriza bagaragaza ko uko wakwambara kose Imana itareba ku myambaro ireba ihehe ireba mu mutima ntacyo bitwaye ngo ntacyo bitwaye ngo Imana nizakura ntizareba iki imyambaro ari byo Zawadi yatangiye kuvuga ngo umva ngo byina uko ushaka ngo wabyina uko ubyina kiri wanzenze ngo wabyina uko ubyina ngo urukunyonga mabuno wabyina domboro ngo ntabwo tuzizo tuzaririmba tugeze mu ijuru ngo icyangombwa ngo ukate yabicuruza uyifite uzatandukanira hehe nabo nawe ufite ibimenyetso nk'ibyabo bizatandukanira hehe niba bano bicuruza bambaye bigeze hejuru nambazo bapasuye cyangwa se kutambara mini urukujya kuyabariza ikibiciro byayo mu soko kutayambara urukubariza mini ikibiciro byayo mu soko urukubishaka hiki wabyihorera kutari umufundi umwe kurukushaka hiki wawihora ugakora ibyawe Imana ishimwe rero ngibi ndi kubivuga mbabaye cyane mvuga ngo kubera yuko birababaje kuntu umuntu yaba yaraze kuvuga neza Imana Meshake se ntiyazimye Meshake ntiyazimye Meshake ko yahanuye ibintu byinshi byinshi kandi bikomeye Meshake yarazimye ari hese ntiyazimye kubera iki bikoza hariya bamara kwikoza hari bagukubita costume bagukubita udufaranga duke bikarangira ibi ndabivuga umuntu wese avuga icyo ashaka ubusa ntibagiye barazima ariko bavuga ngo none ngo kubera iki bimeze gutya aba baririmbye se ako mwambabari Meshake uri hehe ntibagiye barazima baracyagaragara Imana itabara itorero ryayo aba bantu bari kujya Bugande bakikozaho bakagaruka ngo buzuye imbaraga ngo niyo bari gusengera ngo niyo buzurizwe ntibagiye bakazima bagiye barazima kuri imbaraga z'umwijima barimo kugira gute barimo gukoresha nukuri kambabwire nimushake muhindukire nimumara guhindukira mubwire Imana ibagaruke bundi bushyashya naho ubugingo bwanyu mwaririmba mutaririmba ubugingo bwanyu buri kuzimu mwiyirize murire ubundi Imana ibagirire ibyo bakora ibahindura ubuzima bwanyu burasa abantu benshi n'abantu benshi n'ubutone bw'abundi bwinshi reka tubwire abantu bamasharira ndetse bamutese ntubazi tubazi baje kubwiriza mu nsengero zikomeye sibirirwa bari kwamamaza nka maroji bari kutukana no kuri social media ngo video zaje ngo ziki ibyo bintu ntaka abantu tukabibona ntitugira ute ntitubyiteho kandi ukanamubwira ngo nsengera kandi ngo nsengera ngo ngira gute buri umuntu aguha icyo afite iyo umuntu ushaka kugusengera niba ari kwamamaza roji azagusengera kubwira tuzarye kujya muri roji niho heza uzaze ngurangira ahantu batakubona twe turi abantu uzaje ngurangira ahantu batakubona niba ari ubundi umuntu usenga ari kwamamaza amaroji kugira ngo bimaze ari kwamamaza ubukabari kubera iki urumva rero birakwiye ko tugomba guhindukira rwose tukagira gute tugasenga tugabwira Imana ngo Mana tabara itorero ryawe rengera hanyuma inosa hari n'amacamanaga batanze kuzimu kajya kuri cano urumva ugatanga amafaranga ibiguzi byatanzwe kuzimu yaca no yatangaga ijambo ry'Imana ryiza igasetambutsa amatiko yaca no yatambutsaga ijambo ry'Imana ryiza nyanyaryo ukarijya hari ukuryishyuye ukavuga ibyo ushaka biranduza abantu mu mutwe ukavuga ibyo ushaka urugero rumwe ndatanga izindi nzagaruka nzivuge kwa Prezire cyano yo bamaze bayitambyemo igitambo niyo mpamvu kenshi irari rye ryinshi riri mu mafaranga ritari mu mwuka w'Imana irari rye ryinshi riri mu mafaranga no kwishuzwa umuntu wicara kuri ntuza ye wamara kumwisura ukahicara wavuga ubusa wavuga uruka nta kibazo wazusebya abandi tambuka uvuge wanyishyuye byo ntacyo bimbwiye niyo akavuga ati ntacyo bimbwiye niyo mpamvu umuntu uvuga ijambo ry'Imana nyakuri ntiyamwakira reka uzaza usabye abandi wamwishyuye nta kibazo uzaza uvuga ibitashoboka wamwishyuye ariko ibintu bivuga by'ubugingo uzatangira kubiganira yatangiye akora bwa mbere bihabanye n'iby'ubu ngubu akora
ntabwo tuje gusebya n'ibyo umwuka w'Imana yavuze yanatangaje, nadahindukira byose bizamubera umuyonga. Brezil kora kamupaki ugaruke mu murongo, ndagukunda kandi Brezil wagiye wespira abantu benshi, garuka Brezil, ntagaruko bagukunda ariko garuka mu murongo usenge, ntagaruko bamukunda. Nabo bandi bose bagiye bavugwa haraguru bagaruka bagasenga, bazamuha miliyoni, bazamuha 500 bamwe miliyoni mu kwezi kumwe yagire, ariko mu myaka 2 azime. Byamara iki? Byamara iki? Azime Satani mutera umwuka wo gukunda amafaranga cyane, ijambo ry'Imana ritera umugongo mu myaka 2 nadahindukira, Brezil uzaba utakimona kuri Zaburi nshya. Ibigiye nkubwiza ukuri, izaba yazimye itakirebwa nta n'umuntu ikimure. Kandi mu minsi yashize yararebwaga pe, abantu bajya kureba Brezil bamurebe ukuntu ameze muri Zaburi nshya yatambukaga ubuhanuzi, agatambuka ijambo ry'Imana, abantu bakihana ati nabonye kuri Zaburi nshya. Ariko abantu ikiganiro batabibona, kuko abantu badukurikiye mutabibona nyine, kubera iki si none barabibona gutya, barakurikira kwa Brezil ko ntuze iri kuzimu cyatambwe. Niyo wareba ko nta kintu wakuramo, kuko imbaraga z'umwijima arizo zizengurutse, wakuramo iki? Nta kintu wakuramo. Brezil kwakora kamubaka ugaruki harahumye, bashizeho uruzitiro rw'abadayimoni. Ugaruka utanga ijambo ry'Imana. Ino se reka twigiye mu ijambo ry'Imana. Ndabona iminota iri kudutwara, twavuga benshi tukavuga ibintu byinshi, uravuze cyane mu izindi tuzazigarukaho. Reka dufate iminota nk'itatu gusa twivuga ijambo ry'Imana. Yego, twivugira ijambo ry'Imana. N'ubundi twe ikitugenza no kuvuga ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana rwose. Ibyahishuriwe Yohana ibice 2 kadusome umurongo wa mbere n'uwa 2, tumara kuririmba kugira aho ngaho, ubundi twisengere ku Mana. Yego, Yohana ibice 2 umurongo wa 2, ko Bibiri ivuga. Yohana ibice 2 umurongo wa 2, kadusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bibiliya iravuze ngo, Yohana rwa mbere rwa Yohana. Okay, murakoze cyane. Byashobora n'ibice 2 umurongo wa 2, haravuga ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari bo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana 3, kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. 4, ariko rero mfite icyo nkugaye, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. 5, nukibuka wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere. Kuko nutayikora nzaza huri nkuri igitereko kitabaza hacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. 7 iravuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka bwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cyo kiri muri paradizo y'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma nzi imirimo yawe, Imana izi imirimo yawe, uzi kwihangana, Imana izi icyo gushimira, izi imirimo yawe, abarenganije kubw'izina ryawe ntiwacogora. Nuko rero nyamukuru, ibuka wavuka ngo maze ugire gute wihane, nutabikora nzaza uri nkuri igitereko kitabaza cyawe nateye gute nutihana. Rero bavandimwe nshuti z'umusaraba, uyu mwanya Imana itarakuri igitereko kitabaza hacu ngo wihane, hindukira vuba rwose. Uyu ni umwanya wo kugira ngo wegere ku musaraba. Abantu benshi ntibakunda ukuri, bakunda ibinyoma, ariko menshi nanone kandi hari abakunda ukuri. Wowe ukunda ukuri, Imana ikomeze kuguhagarara no kugushyigikira, kandi wowe ukunda ibinyoma, hindukira rwose. Imana iragushaka, irashaka gukorana nawe, irashaka guhindura ubuzima bwawe. Oh, telebo shine manda, telema telebo shine telema talala shine manda, imala chantebe ripro brother shine mnasim nahaye. Imana irashaka kugira ngo uhinduke mushya. Imana irashaka kugira ngo ubuzima bwawe bubungabungi bufate. Ibuka wavuka gwa maze wihane. Imana irashaka kugira udasanzwe. Imana irashaka kukugira ukomeye. Imana irashaka guhindura ubuzima bwawe. Ibyo ufite bihishe, ibyo ufite birengere, irengere ubugingo bwawe kandi gukomeze. Imana iguha umugisha, Imana ikwambika imbaraga, Imana ikurwanirire, Imana igutsindishirize. Nta kindi kizagufasha kunesha isi umubiri na Satani, nuko wakwihana ibyaha byawe, nuko wayibwira Imana ikagufasha, nuko wayibwira Imana ikaguhagararaho ndetse ikarengera ubugingo bwawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana, kandi Imana ibashigikire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
hanyuma Innocent turagushimiye cyane ijambo ry'Imana tugejejeho hano ari akantu nsomye ka comment ndaza kukakubwira ariko nta comment keza ndaza kukakubwira nyuma ya kamera ku kiganiro cy'ubuherutse gukora ariko reka mbwira abantu badukurikiye nkuko nababwiye ku muntu utakora subscribe akore kuri Gonaleke Plus ndetse agejeje no kwijwi ry'amahoro niho umukozi w'Imana akunze gutambuka buri munsi no hangaha tumwakira nk'umushitsi ntago twamwakira buri munsi cyane ko tuba tugomba kuganira n'abantu benshi ariko nanone iyo tumwakiye hano aba arakanya ko kuvuga ibintu bidasanzwe ibintu bikomeye kuko ni umuntu Imana gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi rero hanyuma ku muntu wifuza gusengana nawe tugeze mu kanya ko gufata nimero ye Innocent watubwira nimero yawe nimero ngereze 788 25 40 abari hanze y'igihugu cyacu na gataranya 250 788 25 40 Imana ibahereza umugisha mwinshi hanyuma reka tugusaba dushyira imbere y'Imana dusoza ikiganiro cyacu yego mana vene kontara benema telasila shia binimanda imla hailo mihanda kutasia binimanda Lami atosira drar imara chantreve riprobome nivando si abenera tokira binimando si ventre de shaim nahai o la kutre demanda bi alevon pre la si ado shange manda o ple enevrobe kitre de shaim nahai loy emeneva ado kita la bi enema ushimwe ko ingoyi uzile monimanda ushimwe ko revoni kitre de shaidome elas ole mone manda telasi abo de ventre de mini high ove la tredekia do benema lovila shiabi enema ndaivone kitabi enea olesi edrar vonima debo shiabi ninha amen.